Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'110, umuryango n'ishuri. Kubwo kwiyegurira gukora umurimo w'Imana, abasore n'urubyiruko ntibazagira ibitekerezo bifite intege nke cyangwa ngo babure kugera ku ntego. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Umwana muto cyane ukunda Imana kandi akayubaha, ni igihangange mu maso yayo kuruta umuntu ufite impano zihambaye kandi wize cyane, usuzugura agakiza gakomeye. Abasore begurira Imana imitima yabo n'ubugingo bwabo, mu kugenza batyo baba bifatanyije n'isoko y'ubwenge bwose no gukomera kose. Iyo abana bigishwaga gufata inshingano zoroheje za buri munsi ari gahunda bashyiriweho n'Uwiteka, ndetse ko ari nk'ishuri bagomba gutorezwamo gukora umurimo unoze kandi utarangwamo uburiganya, mbega uburyo umurimo wabo wagaragara ko urushije kunezeza ndetse ari uw'icyubahiro. Gukora inshingano ya buri munsi nk'uyikorera Uwiteka bituma umuntu akora umurimo ucishije bugufi kandi awukoranye ubwuzu, kandi bigahuza abakozi bo mu isi n'ibiremwa byera bihora bikora ibyo Imana ishaka mu ijuru. Kandi mu mwanya dushyizwemo dukwiriye gusohozanya inshingano zacu gukiranuka nk'uko abamarayika babigenzereza ahirengeye bakorera. Abumva ari abagaragu b'Imana bazaba abagabo bashobora kwiringirwa aho baba bari hose. Abazatura mu bwami bw'Imana bagomba kuba abaturage beza mu isi. Gusobanukirwa neza inshingano dufite ku Mana biyobora umuntu ku kubona neza inshingano dufite kuri bagenzi bacu. Ubwo intebe z'imanza zizashingwa maze ibitabo bikabumburwa, ubwo umucamanza mukuru azavuga ati nuko umugaragu mwiza, maze amakamba y'ikuzo ryo kudapfa agatamirizwa mu ruhanga rw'abanesheje, benshi bazazamurira amakamba yabo imbere y'abavuye mu isi bose n'abo mu isanzure, maze berekane ba nyina bababyaye bavuge bati binyuze mu buntu bw'Imana uyu yangize uwo ndi we wese. Impanuro ze, amasengesho ye byabaye umugisha ku gakiza kanjye k'iteka ryose. Abasore n'urubyiruko bakwiriye gutozwa guhagararira ukuri bashikamye hagati yo gukiranirwa kuganje, bagakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bahagararire cyangwa bahagarike gutera imbere kw'ingeso mbi, kandi bimakaze imico myiza, ubutungane n'ubuntu. Impinduka zikozwe mu ntekerezo no mu mico mu myaka y'ubuto zirimbika kandi zikaramba. Akenshi gutozwa ibibi cyangwa kwifatanya n'ababi bizatera impinduka ku bwenge bw'ukiri muto, bimujyane mu bibi ku buryo imbaraga zose zizakoreshwa nyuma zidashobora kubimukuramo. Ahazaza h'umuryango mugari w'abantu hagomba kugenwa n'abasore n'abana dufite muri iki gihe, kandi icyo abana n'abasore bazaba cyo gishingiye ku muryango. Umugabane munini w'indwara, amakuba n'ubugome byahindukiye inyokomuntu, umuvumo, bifite isoko kutigishirizwa mu miryango uko bikwiriye. Iyaba imibereho yo mu muryango yabaga itunganye kandi iri mu kuri, iyaba abana barezwe n'iyo miryango bavagamo barateguwe kuzuza inshingano z'ubuzima basaba no guhangana n'amakuba abubamo, mbega impinduka zagaragara mu isi. Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'111, kubaha ababyeyi no kubakunda. Abashaka gukurikira Kristo by'ukuri bagomba kumutuza mu mutima, bakamwimika akaganza. Bagomba kugaragaza umwuka we n'imico ye mu mibereho y'imuhira, kandi bakereka urugwiro n'ineza abo bahura nabo. Hariho abana benshi bavuga ko bazi ukuri ariko badaha ababyeyi babo icyubahiro kibakwiriye cyangwa ngo babakunde nk'uko bibakwiriye, ahubwo bagaragariza ababyeyi babo urukundo ruke ndetse bagaragaza kutabubaha, birengagiza ibyo babifuzaho kandi ntibashakishe uko baborohereza mu bibatera guhagarika umutima. Benshi bavuga ko ari abakristo ntibazi icyo aya magambo ngo wubahe so na nyoko asobanuye, kandi ingaruka izabamo ni uko bazamenya bike cyane mu busobanuro bw'aya magambo ngo kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha.
Urubyiruko rwacu rubarizwa mu bubahiriza amategeko y'Imana, nyamara benshi muri rwo basuzugura kandi bakica itegeko rya gatanu. Bityo rero ntibashobora guhabwa imigisha myinshi yasezeraniwe abubahiriza iri tegeko kandi bubaha ababyeyi babo, keretse gusa nibihana icyaha cyabo kandi kubw'ubuntu bw'Imana bakisubiraho mu mikorere n'imico yabo, naho ubundi ntibazigera binjira mu isi nshya aho bari bakwiriye kuzabaho iteka ryose. Abana batubaha ababyeyi babo kandi ngo babakunde ntibazubaha n'Imana. Abananirwa gutsinda icyo gipimo bakananirwa kubaha ababyeyi babo bubaha Imana, baba bananiwe kubaha Imana, bityo ntibashobora kwitega ko bazinjira mu gihugu cy'isezerano. Abasore muri iki gihe bagenda bafata imyanzuro igena iherezo ryabo bwite, kandi ndashaka kubararikira kwita ku itegeko Imana yatanze, ikongeraho n'isezerano ngo kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Bana, mbese mwifuza ubugingo buhoraho? Niba mubwifuza, mwubaha ababyeyi banyu. Niba mwarakoze icyaha cyo kutubaha no kutabakunda, nimutangire nonaha gukosora amakosa mwagiye mukora mu gihe cyashize. Ntabwo mushobora kwemera gufata indi nzira itari iyi, kuko kurenga byaba bivuze gutakaza ubugingo buhoraho. Imana igenzura imitima izi uko mwitwara ku babyeyi banyu, kuko ipimira imico yanyu ku minzani y'izahabu yo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nimwihane kandi mwicuze icyaha cy'uko mwirengagije ababyeyi banyu, mwicuze uburyo mutabitayeho ndetse n'uko mwasuzuguye itegeko ryera ry'Imana. Imitima y'ababyeyi banyu yabategerezanyije ibamba igihe kirekire, none se mwabasha kwita urwo rukundo kudashima gukonja nk'ubutita? Bakunda ubugingo bwanyu kandi bashaka ko mwakizwa, ariko se akenshi ntimwagiye musuzugura inama zabo, mugakora ibyo mwishakiye kandi mukabikora mu buryo mwishakiye? Mbese aho ntimwagiye mukurikiza ibitekerezo byanyu bwite kandi mwari muzi ko iyo migirire irangwamo kwinangira itanezeza Imana? Ababyeyi benshi b'abagabo n'abagore bagiye bashenguka imitima kugeza bagiye mu bituro, kandi bitewe n'uko abana babo bababereye indashima kandi ntibabubahe. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'112, umugisha mu rugo. Uwiteka arabwira umusore ati, mwana wanjye mpa umutima wawe. Umukiza wese akunda abana n'urubyiruko, mwegurire imitima yawe. Hashobora kubaho ingabo nyinshi z'abana bazasangwa n'indahemuka ku Mana kubera ko bagendera mu mucyo nk'uko Kristo ari umucyo. Bazakunda umwami Yesu kandi bazanezezwa no kumushimisha. Niba cyangwa ntibazabyinubira, ahubwo bazanezeza imitima y'ababyeyi babo bakoresheje kwitonda kwabo, kwihangana ndetse n'ubushake bwabo bwo gukora ibyo bashoboye byose babafasha mu kwikorera imitwaro y'ubuzima bwa buri munsi. Mu gihe cy'ubuto bwabo n'igihe bazaba ari abasore, bazasangwa ari abigishwa bakiranuka b'umwami wacu. Bana namwe basore, mu myaka y'ubuto bwanyu mushobora kuba umugisha mu muryango wanyu. Mbega intimba bitera kubona abana bavuka ku babyeyi bubaha Imana ari intumva, basuzugura, indashima kandi bategekwa na kamere, bamaramaje rwose mu gukurikira inzira zabo bwite batitaye ku ngaruka zabyo n'intimba biteza ababyeyi babo. Satani yishimira kuyobora imitima y'abana, kandi naramuka abyemerewe azabinjizamo umwuka we mubi. Ababyeyi bashobora gukora icyo bashoboye cyose mu mbaraga zabo kugira ngo bahe abana babo amahirwe yose n'impuguro zose, bityo abana babe bakwegurira Imana imitima yabo. Nyamara abana bashobora kwanga kugendera mu mucyo, kandi imigirire yabo yohereza imirasire mibi ku babyeyi babo babakunda, ndetse n'imitima yabo ibifuriza cyane kwakira agakiza. Satani niwe woshya abana kugendera mu cyaha no gusuzugura. Naramuka ahawe urwaho, azatwara ubugingo bw'abana bakiri mu byaha byabo kugira ngo abatandukanye rwose n'ibyiringiro byose by'agakiza. Kandi nk'uko umuntu yakoresha inkota, azabikoresha ngo abashe kwahuranya imitima y'ababyeyi b'abagabo n'abagore bubaha Imana, bazaheranwa n'agahinda katazigera gashira bitewe n'uko abana babo barangije ubuzima bwabo batihanye kandi bagomeye Imana. Ku bwa Kristo ndabinginze, bana namwe basore, ngo mugendere mu mucyo, mwegurire Imana ubushake bwanyu. Abanyabyaha nibaboshya ntimukemere. Imigani igice cya 1 umurongo wa 10. Mujye mukurikiza inzira y'Uwiteka, kuko mutazagirira amahoro mu byaha. Kubwo gukora ibibi mukoze isoni ababyeyi banyu kandi musuzugura idini ya Kristo. Mwibuke ko iby'ubuzima bwanyu byanditswe mu bitabo byo mu ijuru, ndetse bitegereje kuzabumburwa imbere y'isanzure byose.
Nimutekereze ikimwaro n'igishinja ku mutima mwagira mumenye ko amaherezo yanyu ari mabi, ari ukubura ubugingo buhoraho. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore ndabasukaho umwuka wanjye, ndabamenyesha amagambo yanjye. Nibwo bazantakambira, ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Imigani igice cya mbere umurongo wa 23, 28 ndetse na 33. Nimwumvire amabwiriza ya Kristo ngo nimugende mufite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira.